kandi birashimishije pe uko wubaka inzu ukora ari kujya ku mirongo iby'inzu yawe ariyo nako ukomeza urukundo rwawe rwubaka rukomera rwubaka kangahe maze rero ntabwo ari uko abantu bari kubanga nyamba ejo ntiyarapfuye maze uravuga ko uriya muntu wamuroze atari we yashakaga njyewe ibirozi siwe kwa kundi umuntu atokesha katika jina la Yesu amajina kata kariya muhaje tuvine njyewe nta nubwo ibirozi byagira nk'ahantu bibikimbo nabikimba ngo niyararaje ibirozi na niyori nkahita mbireba bikata bigira ubuzwa n'ibirozi bindebye nkabireba byata bigira isoni neza koko ntukagire impungenge genda sengeye reba mba nzifite impungenge kubera ko uragira ngo kurya ibirozi bizamfata nanjye nkajya byaba yagufata wenda ariko amafaranga ufite niyo yatuma abantu bakugira ishyari ayahize ndumva magana angahe mama nako twashyize sinzira 36,000 ariko byibuze yarakoze ngubu niyo nakwiruka ngo ndayangukanyeje ngo umvire mu rugo ugende noneho se nabivuga ko nzi ko ufite aho wanjye natawumvira ni mama ni nabyifuje igihe kirengeje rero mpora nifuza kuzajya mbona nyine nifatira inshingano nk'umuntu w'umugabo apfara kugikora na wamangayikira nyine wewe mbona wamangayikira mbona nta n'ikigenda cyane ndacyari umwana wo guhangayikirwa koko ndi umuntu w'umugabo